kuri uyu muzamu ngewe ngira ngo twicaranye mbikubwira niba Kabange n'umuvandimwe Yusundi yanyi bari kumwe n'umukinnyi urabona baregeranye umuzamu ntabwo yagumye guhagarara muri metero zingana kuriya uyu mwana reka umuzamu Yves ntabwo yagumye guhagarara uyu mwana yagiye mu izamu rya umuzamu yagumye gusubira inyuma agaragara kuri linye yagiye mu izamu rya Rayon Sport kubera pressure ba kuri zino kipe nkuru pressure haba iyo intsinzwe ibonetse haba ikintu mu Rwanda gihari kimeze nka miti umuntu yakoze ikosa aba yariye ni ruswa nta mukinnyi ushobora gukora ikosa mu mupira w'amaguru mu Rwanda ariko uyu mwana ku makipe akina na Rayon Sport umuntu ubasha gukadira umupira mu izamu igitego kijyamo Jado uyu mwana apima naramubajije apima metero 2 na santimetero 1 reba ahantu ahagaze kuri 6 metero kuri rura murongo epi defenseur wawe ari kumwe n'umwataka bego kwa bego n'undi kubuhagaze hari mpere yaho action yatangiriye hamwe avugaga habaye ikosa ko devier mupira jari kibari ikibazo gikomeye muri axe centrale ushobora gutsindwa iriya duel you have Chris you have to work hard kabisa rwose tubona amakipe ari professionnel ushobora gutsindwa iriya duel hariya niyo mpamvu yamwimye ikosa ubwo Chris yakoresha imbaraga zo gufata uriya mupira no gutsindwa duel yari kumukora ikosa bikagaragara no gutsindwa duel icyo ni icyambere icya kabiri kuri gardien hariya ni technique de passe ntayihari uri imbere ukora iki hoya biranagaruka aho ari buze gufata umupira ari gihe atawufata sortize hari gihe zibarate imipira akayihusha kino gitego cyaje Bugesera imaze gusha indikado yaramaze kubahereza bakubwira ko Engardien ikintu cyambere areba Engardien iyo yatewe atake kude ya mbere abanza akareba izamu rye ahagaze niba ari hagati akareba na position niba kuko ari kuri linye cyangwa se ashobora kwegera imbere ibyo ni reflex ku muzamu wese ziza sadiri kwa mupira uraje Sidik ugomba kureba a gauche zamujyanye hagaze gute kuko iri technique de base ni technique de base zamujyanye a gauche et à droite magaze imbere cyangwa se magaze heza ndakeka ko inambwe ebyiri zonyine Sidik zo gusubira inyuma yazikoze imbere ari umupira wo gufata mu buryo bwihuse urumva kuko yegeye imbere kandi n'uburebure bwa metero 2 urarifunga ni nayo mpamvu bakubwira ati Engardien uri musa kugumisha muri match ni Engardien mwiza anga urabona ko Engardien kabisa wapanga oya yagomye kubitekereza yakoze ikosa ngaho umwana yarari imbere ku rundi ruhande na Chris yagakwiye kuba yakoze ibirenze biriya rangara profita rero igitego cyiza hari hakiri kare ku minota 20 umutoza kamarade ze kukwibutsa ko nta mpamvu yo gukura mu mupira bakinyi mudukurikiye n'abandi nta mpamvu ya celebration ya carton jaune ku minota 20 ni kare rwose match bikiri kare bikiri mbisi wakorerera yindi ugasanga usize bagenzi bawe mu kibuga ari bakeya nta mpamvu nimwe rwose ya celebration nk'iyingi igitego cyo ku minota 9 cyangwa ni bet cyane no karita y'umuhondo yashobora kuba yateza ibibazo bagenzi be abantu buze nukuri ni celebration yego ni match ikomeye uratsinze Rayon Sport ariko se nakundi wakwishimira igitego yanagutsinda match yanarangira hamugari ku minota 20 nagiye muri mitari kimwe bagiye muri mitari kimwe nyuma yuko uyu musore Kabange yakiniraga imbere cyane ku munsi w'ejo wabonaga ko atanga port offensif cyane ni nawe waje gukorerwa rero iri kosa urumva ko kuri Kabange bitangaje ku ruhande rumwe kini gitego cya kabiri cy'ikipe ya Bugesera igitego cya Rayon Sport n'umupira Aimable yateruye Kabange bati asunitswe n'uyu myugariro w'ikipe ya Bugesera ariko ni contact ku ruhande rwanjye nabonye irireshi nje nabonye nta penalty yaririmo yayishatse nta penalty yabeshye Celestin rwose uyu Kabange bambonana yewe ikibazo nagize position ya Celestin yari yihe ngiye kureba mu by'ukuri Kabange contrôle la poitrine ye yari atakaje baro urebye yari atakaje kuko Eric Ngendahimana yaramaze kugera kuri la baro est-ce que ushobora kuvuga uti habaye koko gusunika umuntu bigaragara ko gusunika umuntu contact ntabwo udatanze peno uri Celestin nta cyaha na penalty rimwe contact kuba yabaye igituza ya myugariro wa Bugesera ntabwo yabura ariko ntabwo yasunitse ariko kamwe ngeje ntabwo igeze ni Faruku Ruhinda ni Faruku Ruhinda ntabwo irapuseri yerima umuntu hari ntabwo avuga ko yamusunitse ku rwego rwose rw'uko rwagakwiye gutanga penalty ntabwo byari ni naho hanavuye ya mashusho twabonye kamarade yivovota cyane
Yves Habimana rero iyi kado bari babonye iteye neza. Dawuda ari umuzamu uzi gufata za penalty, umuzamu mwiza ku buryo Yves ajya gufatira peno ahareyo bavuga ati bayihe kanaka bayereza undi muntu uri macuwa bagire bati, ariko njye narebye attitude ya Yves ikimara guterwa Sidiki yahise ajya gufata baro wenyine niwe yagiye gufata baro, ariko mwataka sometimes agira n'igihe cyo gushaka ko ayifitemo confiance, urumva ko occasion si nyinshi kuratiri, urumva ko biba bikomeye cyane, ni responsabilité, ni grosse responsabilité uba ufite hariya, kandi urabona ko yayiteye neza contre pied awushyiramo kimwe kimwe, yari score nziza mujya kuruhuka kuri rutayizamu ibitego kimwe kuri kimwe ngeze bita abantu bati Rayon Sport birashoka ko yabona amanota 3 cyane cyane ko igarutse mu mukino, ntago Bugesera irushaga cyane premier mita. Deuxième mita inatangira Rayon Sport itakaza umusore wabo Aziz Basane Kulanyi, biba ngombwa yuko uyu rutayizamu wabo Asumani Ndikumana ahita yinjira mu kibuga ku minota 45. N'ubwa mbere Sheikh yaragiye gukina iminota myinshi kuva yakira, ejo yari yakinye myinshi gato, ariko noneho ejo yari obligé kujyamo, ubanza yabaye remplaçant muri force bien sûr, kubera ko nyirango siyo minota yari yamuteganyirije umutoza, kuko n'umukinnyi ugomba kuza boro boro, yego hanyuma gusa sinawo mwanya mwiza, sinawo mukinnyi mwiza yari gusimbura, kuko deja ugiye kura muri Rayon Sport côté offensif umukinnyi wari mwiza yari Basane, rero umaze n'imisi kubura rwa mukinnyi, rero siyo sho umutoza yifuzaga, ariko nta kundi kuntu byagenda ashiramo nanone indi arume yo kugira ngo ifashe ikipe ya Rayon Sport, ubona ko hari ikintu kihindutse wamwe imbere surtout côté axial. Ntabwo yahinduye formation yuko yakinaga, yifuje ko uyu musore ajya muri axe Asmani Ndikumana, ahubwo Yves akadekrosha akaba ari ujya ku ruhande rw'ibumoso mu mwanya wa Aziz Basane. Rayon Sport Football Club premier mita umuntu watezaga ikibazo kuri Bugesera yari Aziz Basane, wari umaze guhesha abakinnyi babiri b'ikipe ya Bugesera amakarita y'imihondo b'inyuma, yaramaze kubahesha amakarita abiri y'imihondo. Eric Myugariro nabonye Bugesera ku rundi ruhande y'ivovotiti, ntago ari byo, ariko yabaga ari amakosa ya carton jaune, bimaga rwose Celestin Chwa yabaga ari amakosa. Aziz arihuta rimwe na rimwe bigora aba bakinyi guhagarikira, hari nka carton jaune yahesheje uyu musore niba tata ahubwo Sadik Soule, byabaye ngombwa ubu nibanza nayo yanavuyemo ahubwo imvune ye. Sadik waturutse inyuma bangombwa kamutega rwose anana barashaka arakubita kugira ngo uyu musore atabasha kuba yagenda. Ekipe rero ya Rayon Sport ibirahinduye, itangira gucungira ku mipira miremire, ntabwo bari bagishoboye gutwara umupira hagati ngo birukanke bajye imbere, ari naho nanavuga ko haje kuboneka indi occasion wenda wavuga ko igerageza kwandika ikipe ya Rayon Sport n'umupira wahinduwe na Ganijuru, usanga uyu rutayizamu muri surface de réparation uri no ku ruhande, ariko awutera n'umutwe uragaruka ufata igiti kizamu, ubonaga ko Dawuda yasaga nkaho yamaze gutsindwa, umupira wagiyemo. Bugesera iravuga iti ibi ntago ari byo, nta mpamvu yo gukomeza gukinira inyuma, haje umukinyi ukomeye, reka tuzamure block yacu tuyigize imbere. Yari amaze gukuramo abakinyi bari bafite amakarito jaune, Bugesera ubona ko itangiye kugenda. Sheikh navuga ko igitego cyagiye kuboneka, occasion iyi ngiyi yari baye igitego rwose, n'umupira wahinduwe atera n'umutwe mu buryo bumugoye, ariko umupira ufata igiti kizama Asumani arakumbika umutwe. Ekipe ya Bugesera Sheikh yabugiye kubona igitego, tuvuga tuti attention ku ikipe ya Rayon Sport yasubiye inyuma cyane. Ngira ngo Bugesera profite bita temps faible, buri ikipe yose arayigira. Rayon Sport yihariye baro ugiye kureba, ariko hari aho yakoze déconnexion, ahantu uvuga ati ivuye mu mukino nko tubyita, aho ngaho Bugesera niyo yaprofitiye. Rero ngira ngo kuri transition yari nabayeho nziza cyane, umukinnyi mwiza, umwana wambaye 12 mwiza kabisa, mu travail nyuma y'umwataka aprofita gushota Jado, ishote ryiza kabisa, ubona ko ryagoye uriya mukinnyi. Urabona nk'ubu ngubu Jado egarde ni axe centrale y'abantu babiri, ku ruhande rwe harimo umu numero 6, ntabwo amujenye kugira ngo atere nabi difficilement, byamworoheye cyane ku muzamu, ariko umupira ushobora kuwuboxa. Muzamu ni baro yajyanye akaboko kamwe, niba ashatse kuyifata niyo byagenze gute? Donc deja urumva ko umupira winjiye, yego n'umuzamu ugiye kureba ni muto cyane, warenze umurongo. Subizamo irashusho turebe, wo ku ruhande niwe wazamuye igitambaro, warenze umurongo warurimo, widunzemo nibyo, hari indi kamera ibigaragaza neza, widunzemo nibyo, uko nakoze file na petit file. Yego gusa urabona ko
Jado navuga ko ni wa muzamu utakugumisha muri match ngiye kureba ku mashote shot on target nyinshi ashuswe si nyinshi d'ailleurs ugiye kureba ariko izibasha kujyamo na match ejo bundi ubona ko shot on target ni ikintu ubona ko iyo kikozwe kugira ngo akugumishe mu mukino kuko urabona ahangaha Jado ushobora kuvuga uti eske umuzamu agomba kujyana n'akaboko kamwe kimoso hariya kuri akusimeze kuri agomba kujyana n'amaboko yombi au box akuremo agomba gusimbuka muri buryo deje ufite metero 2 na santimetero 1 ugiye gukina umupira wo hejuru wamaze kwicara hasi deja umva ko ikibuga hejuru poto wamaze kumuha umwanya mwisho wo gushota urabona ko agari umuzamu mwizamu rya Rayon Sport ho ni ikibazo kuri uyu muzamu yagiye mu izamu kuko bari bavuze bati Pavel nawe ntabwo arimo kubasha kwitwara neza cyane ariko Pavel hari imikino wabonaga ko byibuze nayo ma occasion ari net ashobora kuba yabasha kuba abantu bibuka Pavel Rubavu kuri Marine yabaye Pavel ku mukino wa Kiyovu Sport ubanza wa champion Pavel yes nta match ya Pavel wanareba igitego cya kabiri cyo nyine Pavel aramurusha navuga ko nuko wumvaga ko umutoza w'abazamu asaga nkaho ari umunyafu yamukubise kugira ngo yitekerezeho ariko nkeka ko ariko umunyafu arakabije yagombye gutekereza kabira kongera akareba umugari uri capable yo kugumisha ekipe yo mu mukino kugumisha ejo muri David nibyo yambwiye ati iyo tuvuga ngo umuzamu agumisha ikipe mu mukino gute niki nibiriya Gayera koza kuramo penalty ya Rage kuko atumye iminota yindi 20 cyane Gasogi guma mu mukino iyo penalty ijyamo bikaba 2-0 match bisa nkaho irangiye ni nko kuvuga ati Chris ukoze kosa nkariri ajye kudefanda nabi ngiye gardien ndi inyuma nkugumisha mu mukino igitego nago ahubwo ku rundi ruhande ari kimwe defenseur ngira ngo hari kufura Bugesera yabonye Chris anemera kurya carton jaune ko Chris yateye tackle kuvuga ati batagenda kuko iyo bagenda cyari igitego ari kufura mu kanya ibanza iva yaramaze no kwishyiramo sortie none hazardes ku muzamu ikipe ya Rayon Sport je pense que c'est la taille ariko lotala ya indi milita engardie kuri Rayon Sport ntagarayigira aya ntago ari ku rwego rwo kujya mu izamu rya Rayon Sport umuzamu wa gatatu ubundi kuri pecking order yego yagakwiye ko ari wa gatatu nabyo bitari kwereka uburyo ira departement ya Rayon Sport iyi kufura hano Rayon Sport hano Chris wona ko yaje aremera kandagira umuntu umuzamu ntabwo ari mwizamu cyari igitego kuri sortie ya Zardes yaje arenga urubuga rwe rw'amahina Chris abobuje kuvuga atereka nkuri kosa relance mbi cyane kuri uyu muzamu so kurebye rero kuri Rayon Sport na makosa bakoze ikipe ya Bugesera igitego cya kabiri impamvu navugaga ni namanota imerita Bugesera ari muri temps yayo irusha Rayon Sport pe bigaragara abantu rero nabo banagarutse bati shwaza umutoza muri remplacement nawe ntago zamufashisha ugize ibyagutakaje Aziz Basane n'umukinnyi wawe mwiza Rayon Sport nagare equipe ifite abakinnyi beza benshi yego abakinnyi beza bayo bamwe baravunitse nko mu kibuga hagati gukina udafite Abedi udafite Grouard Tambwe gukina udafite Asumani uri asampulus ushobora kubanzamo ntabwo Rayon Sport ifite abakinnyi beza benshi ugiye kureba hari ibyo utagombye gukora umutoza kuri Aimable nukikamata kaza akavuga atereka nikamati ariko Aimable si umukinnyi ushobora kwaka umupira mu buryo bworoshye ushobora gufasha kuwutangiza aba numero 6 moderne nibyo bakora muri kino gihe wajya kureba rero mu gihe ukoze na kibuga hariya ubona ahubwo akora double travail uriya mu rundi wundi kandi Richard akora cyane aravunika ikintu Rayon Sport yaricishije Bugesera premier mita impande za Rayon Sport zagendaga Basane na Jesus nabonye deuxième mita ikipe ya Rayon Sport itakaje Basane byatumye Didier n'uyu mwana Jesus wagize deuxième mita mbi umuntu mwana nabonye atangiye kuba shisho udashaka guhereza abagenzi b'umupira nge mbona n'impamvu yanagize na mitambi muri ubwo butoya ahubwo ni nawe bashaka cyane kuko uruhande rumwe rwamaze gupfa Yves yamaze kurukuraho Yves kandi yisangaga muri axe nuvuga ngo uruhande rwagomba gukora n'urwa Kabange na mugenzi we Jesus umupira mu bana myinshi travaye banyinshi biramunanira gukina neza Rayon Sport rero byatumye uyu muhungu witwa Didier ndetse n'umuhungu witwa Eric ku ruhande rw'ibumoso Ngendahimana uwo kuri kabiri no kuri gatatu bafashije ikipe ya Bugesera kwataka ariko ni nayo temps fort yavuye Bugesera ifite uyu muhungu Varuwa byishimo mwiza cyane twe twamugarutse hagati mu cyumweru twamubona nyuma y'umwataka kinyi mwiza cyane baro hari umuhungu wagiye wambaye nimero 13 nabonye ashobora kuba ari umunyarwanda muto wambaye nimero 13 ushobora kugumana umupira pe kuko nanone nyuma yuko Bugesera itsinze
yari ikeneye umukino ushobora kuyifasha kuba yagumana baro bibaye. Nabonye ikintu Feruzi atakoze cyangwa se cyamunaniye cyangwa se atakoze neza muri make, ntabwo wakina ufite abadefenseri deja bane bamaze gutsindwa ibitego bibiri, abadefenseri bane, wing imwe wayishe, kandi kuri bande touche ufite Rivaldo, ufite Nanuze na Bagayoko. Hako Bagayoko byagiye. Ahubwo numvaga ko Jesus yari kugwa mu mukino, ahubwo ukaramforosa iriya kote gauche. Cyangwa se wanatsinzwe na 2-1 byashoboka ko byibuze na Ivel no kugumamo komsa byibuze baba kinyo kino mu manda akaba ari ubegera imbere cyane cyane ko Bugesera nyuma yo gutsina 2-1 yamaze umwanya iri kudefanda igitego cyawe. Setini Chris total rero kwa rw'ikipe ya Rayon Sport mu mikino 12 Rayon Sport imaze gukina imaze gutsindwamo imikino 5 nibyo cyangwa nini bamaze gutsindwa match enye. Polisi APR kongeraho AS Kigali na Bugesera imaze gutsindwamo imikino 4 inganyamo imikino 2 ko no kuvuga ngo ifite itsinze byibuze imikino 5 gusa niyo mpamvu n'abagana amata 17. Ni Chris Rayon Sport iyi sezo yaba ari umukandida, iyo ntago ari vitesse yako umukandida, yaba ari umukandida cyangwa no kugwana na Mensi. Urumva championnat championnat kwanza Rayon Sport izakina nande buta irakina na Gorira kwa gatanu wa Gorira. Jado utagira ngo Gorira ngujije kubyuka mu gitondo ngo twara amanota. Rero iyo ufite nono nuze faiblesse ku mande zimwe na zimwe mu kibuga, hari gihe bikugora no kurushaho, ari gihe usanga icyo kinyuranyo si kinini cyane. Icyo gihe rero bisaba nanone ya coaching iri ku rwego rwo hejuru cyane, ya preparation iri ku rwego rwo hejuru cyane, ya preparation mentale, ya byemezo bikomeye cyane, notama nko guhera ku muzamo na zimwe muri post ugomba gukurikira umukino na game management. Bisaba game management ikomeye cyane kuko adversaire ntabwo murusha byinshi, ari inyuranye cyagabanye. Rayon Sport irarusha amanota 7 ikipe ya Etincelle iri muri zone rouge. Birafatanye rero, urumva hano birafatanye. Irarushwa amanota 9 na Polisi ya mbere. Erega hagati ya Marine na Rayon Sport bikwe nanone harimo defense amanota 4 nayo si menshi. Yego ni championnat yegeranye ikinyuranyo amanota 9 iri kure y'igikombe kuruta uko iri hafi yo kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Jado ikangugeza ko ahangaha ikipe ya Gorira umwanya iriho, Mukura umwanya iriho, Musanze umwanya iriho, ni ikipe zishobora kugora 3 ziri imbere cyangwa inyezi. Se jari ndeka mbibariza ikibazo kuko dukunda football ya hano iwacu mu Rwanda na Rwanda Premier League, sibyo? Ku nyungu za ruhago ya hano iwacu mu Rwanda, ku nyungu z'umupira w'amaguru, agaciro n'ireme tuwifuriza, ubu ko mubona effective yayo uko ihagaze, imitoreze yayo, mwakwifuriza u Rwanda champion nka Rayon Sport? Uko bihagaze babyo biragoye Jado. Uko bihagaze biragoye nuko wenda tuvuga ngo hari dirisha dogo mu kwezi kwa mbere for everybody, hari dirisha dogo ariko ina equipe n'abarwayi. Ariko Rayon Sport iri mu makipe aho ibibazo by'abakinnyi benshi bavunitse muri fazare kandi beza offensive kandi nivugiye kwihagaza. Oya Rayon Sport abakinnyi ifite ubu wapi effective ifite mekato mu kwa mbere itabayirati n'iby'izindi turi kubona ziri gukora ya compete. Ahubwo ikibazo afite yakurwanira umwanya kwa mbere Rayon Sport ifite uburenganzira akakanya kuko ari ikibazo cy'akantu kitarakemura. Oya barakishyuye, Rayon Sport yarakishyuye cyarakemutse, tegereje ko FIFA ya approve. Se wa Jesse numvise nawe yarareze inde wade ariko ntago iri abihanirwa Rayon Sport kurega ni kimwe no Rwanda cyarakemutse kuko urumva dirisha ndogo nijye ugomba guprofitamo. Rega dirisha ndogo nijye basumani baziyemo, ahubwo ni cyo kintu cyo kureba Rayon Sport ya ramforce hagana hehe. Oya Sumani yaje mu kwezi kwa 7 nibyo Kanaume kazi yo badafe baje nabyibutse mfite ariko ikindi naryo ryabaye sibyo. Ugize ikibazo cya effective abakinnyi baragiye, ibyo biba byiteguye muri football c'est pour tout le monde. Yego hanyuma se urashira gute ibibazo by'ubwabyo witeza ukajya ku mugardiya wa gatatu ufite abandi babiri imbere ari we wabyiteje batarwaye ari bazi. Hari ikintu cyari Kigali kitari cyiza, ari umukinnyi nari mbonye muri ligue watanze ibitego 2 umudefenseri nibagiwe izina rye kandi yabyitsindishije 2 kabisa bitanu, watanze ibitego 2 kwa kuruvuga uti pe umukinnyi akoze burete 2 ibitego 2 kandi akajya akora ikosa bakita bamutsinda. Ni balala ibintu nk'iyo akora ikosa akita bamutsinda. Nta mukinnyi udashobora mu kibuga gukora ikosa bibaho.
ubu Mosquera wa ntuzamwirukane wa Wolves witsinze hari muri Kigali Afurika bakwiye. Hari ikintu kibi kiba mu makipe yacu hano kuri bano bakinnyi kinabahemukira cyane. Pavero nageze ahantu navuga ati ibya Musanze byo nabonaga bikabije. ibya Musanze turaza kubigeraho ni ibindi.